kubaho ubuzima butagira umubabaro. Niba umuntu ashobora guteganya ko aza guhura n'umuntu runaka akamubwira nabi, nta gitangaza kirimo kuba wategura kugirira abandi neza. Hari ahantu yigeze gusoma hagira hati, niwitega ko abandi baragira ibihe byiza nuhura nabo, ni nako nawe amahirwe menshi uzaba uzagira ibihe byiza nuhura nabo. Ubwo nyuze muri iyi nzira byashoboka cyane ko ntazongera kuyinyura. Rero ndagirira ineza buri wese twahurira muri yo. Ibi ngibi nawe niko bizakugendekera. Reka dukomeze igitabo The Power of Now cyanditswe n'umwanditsi Bwana Eckhart Tolle. Ni igitabo kivuga ku bintu dukeneye niba twifuza kubaho ubuzima bwacu twishimye uko bikwiye ibihe byose, niyo ibihe byaba bikomeye muri iyi si. Tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Niba utarabikora, iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ahagana iburyo munsi y'iyi video, ubwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza, nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 16,000 birenga, ikaze mu bandi. Niba umaze gukora subscribe rero. Chapitre ya 5 umwanditsi yayise The State of Presence. Waracitswe n'ibice bya mbere kuri iki gitabo, hano biriho uze kubireba. Ni igitabo cyiza cyane. Kubaho uri maso kandi ukurikira uko ubuzima bwawe buri kugenda mu gihe urimo, biruta cyane kwibanda ndetse no kurangazwa n'ibyo hashize cyangwa se hazaza. Niba ushaka kubaho ubuzima bw'ibyishimo muri iyi si, ni amagambo tutangiriyeho. Urugero, abantu benshi muri twe ngo bagira umwanya wo kuruhuka, umwanya batari mu kazi. Uyu mwanya mu by'ukuri wakabaye uwo kuruhuka, ukaruhuka neza ku buryo wumva koko uruhutse. Nyamara benshi muri twe tuzaba turi gutekereza ibintu mu kazi bitagenze neza uko twabishakaga, ibitagenze uko twabishakaga. Isoko y'umubabaro no kutiyumva neza duhorana. Uzaba uri kwibuka ibiganiro wagiye ugirana n'abandi, nyamara uri mu kanya ko kuruhuka ubyibuke. Umwanditsi we avuga ko aho gutekereza ibintu nk'ibi, jya wita cyane ku byo ubona, ibyo uri kumva, n'ibiki biri guhumura muri resitora wasohokeyemo. Ibi nibyo bita kubaho mu gihe urimo. Hari ikintu umwanditsi yita imbaraga ziba muri twe, indani muri twebwe. Avuga neza ko umuntu wabasha kwihuza n'imbaraga ziri indani muri we ashobora kuba yabasha noneho kubaho neza mu gihe arimo, aho gufatirwa mu byabaye kera n'ibyo atekereza ko bishobora kuzaba. Abantu bakora ibyitwa meditation, ibi barabizi cyane. Bicara bucece, bacecetse ku buryo bafunga amaso yabo, ubundi ibitekerezo byabo n'impumeko yabo bakabyerekeza ku byo bumva indani muri bo. Biba bimeze nko kwikirigita. Ubuzima burongera bukabyuka bundi bushyashya. Nuhura n'uwabikoze uzamubaze. Ibi ni ibintu bituma wumva utuje iyo uri kubikora. Biratangaje ukuntu ibyishimo buri wese abyemerewe hano ku isi, nubwo benshi babayeho bababaye muri yo. Ahantu dutandukanira twese, bamwe bafatiwe mu bitekerezo byabo, abandi bo bari kubaho ubuzima bwabo. Uramutse buri uko ufatiwe mu bitekerezo, ubasha kuyobora ibitekerezo byawe ukabivana mu byo uri gutekereza, byanatuma ugira agahinda, ahubwo ugatekereza ku byo urimo uyu munsi. Iyi saha byagufasha gutangira kureka kubaho ubuzima bw'ibitekerezo, ahubwo ugatangira kubaho ubuzima bwawe ukwiriye, uburyo uhumekamo. Umubiri wawe iyo wumvirije wumva iki? Witoza kubaho koko uko bikwiriye. Buri munsi jya ufata umwanya nibura muto, aho gutekereza ku bibazo ufite, aho gutekereza ku byiza ufite uyu munsi. Ku kazi wakoreye amafaranga menshi uyu munsi, aho gutekereza ukuntu nubwo wakoreye amafaranga menshi angana gutyo, ejo bundi wari uhombye cyangwa se wahombye ajya kuba 1/2 cyayo. Itegereze cyane ibigukikije, abagukikije, abagukunda. Ita cyane ku buryo uhumeka, ibyiyumvo by'umubiri wawe. Hanze harakonje, uri kumva wishimiye ibiryo uri kurya. Ibi ngo ni ibintu bitazagufasha gusa guhunga imihangayiko ubayeho, ahubwo uzatangira kubaho wishimye. Jya ushaka umwanya buri munsi, wicare wenyine bucece, ufunga amaso yawe ku buryo wita cyane ku mbaraga n'ubushobozi wifitemo muri wowe. Nguru urufunguzo ko gukanguka mu buzima, kandi bizagufasha kuba wishimira ibyo uzageraho muri ubu buzima nta nkomyi. Igihe wisanze wafatiwe mu bitekerezo bikuganisha ku gahinda, garura ibitekerezo byawe witonze, ubigarure ku biri kuba uyu munsi. Mu kanya urajya mu biki byiza, urasohokera hehe?
urahura nande wari ukumbuye, uzatangira kuba ubuzima nyabwo. Muri make chapitre 5 itwigishije ngo kubaho bitanira hehe n'ubuzima bw'ibitekerezo gusa. Dukoresheje aya masomo yo muri iki gitabo byemezwa ko twabasha kugera ku byishimo mu buzima bwacu. Mwakoze kubana nanjye rero uyu munsi. Ndizera ko ibyo tuvuze uyu munsi bibafasha kuba ubuzima bwuzuye. Urufunguzo ni rumwe, guhozaho kandi no kwihangana muri ubu buzima, naho ubundi ibyiza byo biri imbere. Ku kirahuri cyawe uri kureberaho iyi video, nagushyiriho indi video wareba, irebe ndabizi nayo uraza kuyikunda. Nitwa Samuel Mugisha, murabeho.